Hello guys, nizere ko mwiriwe neza kandi mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hirya no hino mu migabane itandukanye. Iyi ni ya YouTube channel yanyu ya UJD TV show The Designer, and tuje kongera kuganira kuri application yacu twaganiriyeho ubushize yitwa AI, idufasha mu bintu bijyanye no gushaka ibibazo, kuba wabona ibisubizo by'ibibazo wabajijwe mu buryo bwihuse kandi bubangutse ndetse bwizewe. Ubushize twize uburyo twayikoresha, uburyo twayibona kuri Apple Store cyangwa se kuri Play Store, ariko mbasezeranya ko nzagaruka nkabigisha uburyo dushobora kuyikoresha noneho, cyane dushaka kwihutisha akazi mu buryo butworohereza, ku buryo dushobora kuyifata twakuramo ibisubizo tugahita tubishyira muri Word mu buryo bworoshye tudakeneye machine, hanyuma tukabikoresha biri hard copy, tugahita tubiprintinga tudasabwe kongera kujya gutayipinga bwa kabiri. Bikorwa bite rero? Hakenerwa iki? Binyura mu zihe nzira? Nibyo tugiye kuza tureba mu mwanya mutoya utarambiranye. Nk'uko nabibasezeranije, babwiye ko turaza gukoresha izi application uko ari ebyiri. Iyo tuvuze application yitwa WPS Office, umuntu wese usoma document ziri PDF akenshi arayizi, ahita yumva vuba. Ariko iriya WPS burya ntabwo ikora mu gusoma document gusa, ahubwo yanagufasha gucreatinga document ziri muri Word cyangwa se muri Excel cyangwa se muri PowerPoint, depends on na Microsoft waba ushaka gukoresha. Rero twe tugiye kureba muri aka kanya ni gute WPS na AI zakwifashishwa mu creatinga document iri muri Word, ku buryo twahita tubiprintinga mu mwanya mutoya bitadusabye kinini cyo kongera kujya gutayipinga. Icyo bisaba ubwo birumvikana ni uko ufite WPS muri telefone yawe, ariyo ndaza kubereka, hanyuma ukaba ufite na AI chat cyangwa se chat AI idufasha kubona bya bisubizo ku bibazo twabajije cyangwa se ku matopic twabajijwe. Nkuko bisanzwe, ibi bintu bidufasha mu kazi kacu ka buri munsi, ariko cyane ku banyeshuri n'abandi bantu bakora muri domaine ya education bakunda gukora ibintu nk'ibi, bahura n'ibibazo byinshi cyane bijyanye no bikeneye gusubizwa. Niba uri umunyeshuri ufite assignment bayiguhaye ikeneye gutangwa ariko iri hard copy kandi nta mwanya ufite ibintu byinshi byo gukora, icyo gihe uzifashisha zino application ebyiri. AI igufashe kubona ibisubizo, hanyuma iyi WPS Office igufashe kubicreatingira muri Word, hanyuma uhita ubiprintinga ako kanya aho ngaho uri utahavuye, udatwaye n'igihe kinini ngo ugiye gutayipinga kugira ngo ubone uko ukora print out. Bikora bite rero? Icya mbere dusabwa ni ugufungura iyi AI chat yacu, turayikandaho. Nk'uko mubizi nabibasobanurira muri video ya mbere twakoze, ushobora kuyifungura ntihite yihuta, ikabanza kuzana ibintu byo kwamamaza, ariko iyo babizanye urabireka ukabisimbuka ugakomeza ibyawe kugira ngo bitakwicira akazi. Urareka nyine ikabanza ikaloadinga, igaprocessinga, yamara gufunguka ugakomeza ibyawe. Ibi bidufasha iki rero? Ni cya gihe uba udafite umwanya uhagije ariko ushaka gukora ibintu byawe kandi ku gihe bitagutwaye umwanya. Ngira ngo turabibona ko application yacu yamaze gufunguka. Reka twibaze wenda ko ni ikibazo twahawe cyo muri entrepreneurship kitubaza wenda ngo prepare business plan, prepare
prepare a business plan for Irish potatoes cultivation in Musanze district. Ngira ngo murabizi ko iyo tumaze gutayipingamo ikibazo dufite hano cyangwa se topic, dukora hano kuri send option tugasendinga, ngira ngo mwabonye turohereje. Hanyuma muri hangana gato, iyo umaze kohereza urategereza application yawe noneho ikagukorera kuri cya kibazo ikeneyeho ibisubizo. Ngira murabona itangiye gusobanura neza topic iyo ariyo. Murabona ko iyi application yacu irabanza nakanatwereka the key element turaza ku includingamo turi gukora business plan, hanyuma yarangiza ikabiduha in detail kuri ya business yacu, kandi ikiriretinga neza kuri ka gace twayihaye. Ntabwo bijya kure wenda ngo biguhe ibisubizo byenda gusana, ahubwo biguha ibisubizo biri exact bihura n'ibyo ukeneye. Ngira ngo murabibona kudukorera business plan rwose mu buryo buri clear, umuntu wese abona bugaragara na element zose za business plan. Kuri Word ku buryo twahita tuyimprima tukayijyana no muri bank gufata inguzanyo igihe tuyikeneye. Uyu ushaka kubona n'ibindi biri hasi ukanda hano handitse see more, ariko reka twe tujya hano kuri copy, ngira ngo icyo kigamijwe no kureba ukuntu turakora iyo document yacu. Nitumara kujya kuri copy batweretse ko ibaye copied, to minimizing gato, hanyuma dufungure ya yindi twise WPS, imwe dusanzwe tuzi ko tuyifashisha mu gusoma gusa, mu gufungura ama document y'ama PDF, ariko burya ikora na Word documents ndetse tukaba twanazimprima. Turebe ngo bikora bite, turaza kubihuza gute ku buryo bivamo product twashyira kuri printer tukabona final dushaka gukoresha. Nayo WPS nkuko na AI ikora, nayo ishobora kugiramo utuntu two kwamamaza dutandukanye. Ngira ngo ibi nibyo twari twakoreyemo umwanya washize, ariko icyiza nuko nabikuramo kugira ngo mbibereke neza uko turaza kubikora byose. Ubu murabona iyi ni document nari nakoreyemo mu gihe cyashize, ariko twe dushaka gukora inshyashya. Icyo turakora, turayifungura WPS yacu, hanyuma tujya hano hari create, ngo tugiye gukora document nshyashya. Tujye niba ari Excel urabibona ukora kuri Excel, niba ari PTT niyo ukora, niba ari it depends na document ushaka gukora iyo ari, ariko turi gushaka document iri muri Word, ukora kuri doc. Hanyuma nkuko mu mashini bisanzwe tugiye kwandika tubona blank page, na hano turajya kuri blank, tumara kujyaho dutegereze. Turamurika ko twakoze copy. Icyo tugiye gukora nkuko dukoresha imashini bisanzwe, turaza kubona cursor iri gutera hano nk'iyo ku mashini, hanyuma ushobora kubona iri hejuru ukayimanura ukayigeza hasi gato kugira ngo utangirire ahantu hameze neza, hanyuma ugakoramo replace hold, hanyuma ukaguha paste option ugapestinga, hanyuma ya document yawe igahita iza. Ngira ngo murabona iyi ni
document dukoze ivuga kuri business plan yo guhinga ibirayi mu Ruhengeri cyangwa i Musanze. It is a simple business plan. Iyo ushaka details nawe wistating ikibazo kiri details, washyizemo uburyo ushaka ko ikibazo cyawe kiraza kuba giteguye, hanyuma ikakiguha neza uko cyakabaye. Hanyuma iyo bimaze kugenda gutya, tuza hano hasi kuri file, hanyuma twamara kujya kuri file tukajya kuyisavinga save as nkuko mu mashini tubigenza. Save as tukayita izina Irish potatoes cultivation, wenda ariko tuyita, hanyuma tugakora save. Ubwo document yacu ibaye saved kandi biri muri Word ku buryo isaha n'isaha yose wayikenera wagenda ukayeditinga ukongeramo ibindi bintu ushaka. Ubwo bivuze ko n'ikindi kibazo baba baguhaye ukagisacingira hariya muri AI, wakora muri izi nzira, wamara kubona igisubizo ukaminimizinga AI, wamara kuminimizinga ugafungura WPS, hanyuma ukajya kuri create ugafungura blank page, hanyuma ugakora paste, ugapestingamo